Reka mbifurize kumererwa neza nshuti bavandimwe bacu. Ni tariki ya 23 ukwezi kwa 10 2024 tugarukanye updates ku bikomeje kugenda bigaragara kuri buno butaka bwa Kongo, by'umwihariko ku ntambara ikomeje gusakiranya M23 n'igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC. Ni intambara karundura rero mu misozi myinshi itandukanye, ahitwa Kirumba niho urugamba rwimukiye, aho M23 ikomeje kurwanira n'igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC umunsi ku munsi. Nk'ubu ni operasiyo yaje kubera Ikirumba yo kugerageza kureba buryo ki M23 bashobora kwikura muri bino bice byegereye n'ubundi kiyaga cya Edouard, bikomeje kuvugisha igisirikare cya Kongo FARDC. Ino operasiyo turayigarukaho, twikoze ibutembo tubabwire icyitwa abawazarendo bakomeje kugenda bisubiranamo cyane ku rwego rudasanzwe, nahitwa mu bice bya Kanyatsi ndetse no mu bice byegereye Mawombi no mu bice bya hano Kivira, ahitwa Makusa n'ahitwa Kariberiyo, ahitwa mu bice bya Kasege no mu bice bitandukanye hano Imabuku, aho abawazarendo badeployinzwe ku bwinshi hano i Butembo, ariko bakomeje kugenda bateza icyitwa umutekano mukeya ku bwinshi. Abawazarendo bongeye kwisubiranamo, icyitwa urufaya rw'amasasu rwongeye kumvikana bitewe ngo n'ishyari rikomeye abawazarendo bakomeje kugenda bagirirana, kuko ngo bamwe barashyirwa ku ibere abandi bagashyirwa ku rugamba nyamuneka, aho umwanzi ari barase mu cyiciro. Ibi nibyo bikomeje kugenda biteza amakimbirane hagati mu cyitwa wazarendo. Turikoza irushuru tukubwire situation ihagaze ite muri ino misozi ya hano Shinda, mu misozi ya Kibutu, twikoze Kanyamondo, twikoze Mpunga, twikoze Katoro, twikoze ahitwa Kanzanza, twikoze Shinda, twikoze hano Mugogo, twikoze ahitwa Nyabanira, twikoze Kiseguru. Tubabwire ko imirwano ihagaze, ndetse tubabwire se situation ihagaze ite, niba hari n'umutekano bihagaze bite muri rusange. Ari nako twikoza ahitwa Ikasave, twikoze Sarambwe, twikoze Sarabwe, twikoze ahitwa Buma n'ahitwa Nyakahanga. Ni amakuru rero adasanzwe, ni urugamba rudasanzwe. twikoza no mu kibaya, tubabwire situation ihagaze ite Kibati, situation ihagaze ite Buhumba, situation ihagaze ite Inyamagana, situation ihagaze ite ahitwa Rugari ndetse n'ahitwa Ikabare muri rusange. Goma naho icyitwa operasiyo zo guhiga abaturage bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda ngo bakomeze kwifatanya n'umutwe wa 23 zirakomeje. Kuri uno munsi hafashwe icyitwa abaturage abagera kuri 4, ndetse kandi umwe muri bo aza kubirirwa irengero mu buryo navuga yuko budasobanutse, nubwo abangaba nibo bafashwe bashyikekwaho yuko ngo amatelefone yabo bagize gutya bakayahakinga, bakamenya yuko bari kugira gutya ngo bagafatanya n'umutwe wa M23. Ibi nabyo turabigarukaho, tubabwire situation ihagaze ite muri rusange. Imasisi turikoza Imuheto, twikoze mu bice bitandukanye bya hano Murangara, twikoze Nyakariba, twikoze hano Kahongore, twikoze Bikenge, Buhumba, twikoze Kahundu, twikoze Nyarufarangu, Mumba. Tubabwire situation ihagaze ite ku kijyanye n'umutekano. Icyitwa AFC Police gihagaze gite, n'icyitwa Societe Civile gihagaze gite muri rusange. Twihuse cyane rero turatangira kuri operasiyo yaje kubera Ikirumba, ndetse operasiyo yaje no guhitana abasirikare benshi ab'igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC, ndetse benshi ba M23 bakahakomerekera. Nshuti muvandimwe, ndakubwira yuko ibintu bitoroshye habe na gatoya, ibintu ntabwo byoroshye habe na gatoya. Rero mu misozi ya hano ahitwa Kirumba haje kubera urugamba rudasanzwe. Ni M23 yaje kugira gutya igabwaho igitero n'igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC, aho abasirikare benshi b'igisirikare cya Kongo FARDC baje kugaba ibitero baturutse ahitwa Kasinga, mu bice byegereye Rubango no mu bice byegereye hano Kiribata, ahitwa Bunguru no mu bice bya Karimba no mu bice
byegereye Muhuma. Iyi operasiyo iza guhitana benshi b'igisirikare cya Congo FARDC kuko iyi mihanda nari maze iminsi mbabwira yuko aha hose M23 ihari iri kugerageza kwacunga umutekano mu rwego rwo kugira ngo irebe yuko n'ubundi iki gisirikare cya Repubulika ya Congo FARDC kitagerageza gukora inzira yo guca hariya i Butembo binjira mu misozi ya hano n'ubundi mu kiyaga cya Edouard. Ibi nibyo byaje kuba n'ubundi baje kugwa muri ambushi ikomeye cyane igisirikare cy'umutwe M23 bari babaririye hariya mu misozi ya Butungi. Nubwo byaje kuba akaga gakomeye n'ubundi igisirikare cya Repubulika ya Congo FARDC kurwanira hariya mu burengerazuba bwa hariya i Rubero, byaje kuba nkaho bigorana cyane ku ruhande rw'igisirikare cya Congo FARDC kuko bari bafite ibifaru byinshi ndetse n'imbunda za muzinga bakabikoresha bambuka imisozi myinshi itandukanye bagaca kuri hafi y'uno muhanda uhuza Rubero ndetse n'ibice bya hano Butembo, bagaca Rukuveve bakamanukira ahitwa Matembe bakagera ahitwa Mushenyi hafi y'Umushenge hariya Bwasinge bakagaba ibitero kuri uno mutwe, ariko uno mutwe ukaza kugira gutya ukihagararaho ku rwego rudasanzwe kuko iyi ni operasiyo yaje guhitana abarenga 27 b'igisirikare cya Congo FARDC ndetse na benshi barahakomerekera, aho habarurwa cyane icyitwa abarundi benshi ndetse hakabarurwa n'icyitwa abasirikare b'abasadeke cyane Tanzania, bivuga yuko haguye abasirikare bagera kuri 6 kuko ino operasiyo navuga yuko benshi bise ngo ni operasiyo y'ubwiyahuzi bitewe n'ukuntu M23 bayigabyeho igitero muri bino bice kandi bazi neza yuko rwose ibi bice M23 isa naho ibifite neza 100% kandi ibifitemo icyitwa abakomando benshi. N'abakomando benshi baje guturuka ahitwa Kabanda, abandi baturuka kuri uno muhanda uhuza Kayina ndetse na hano Kirumba, bagira gutya rero bahurizwamo hamwe n'abari baturutse muri iriya misozi yegereye n'ubundi za Kikovu ndetse na Kabuya. Nubwo igisirikare cya Congo FARDC nacyo kitoroshye habe na gatoya n'ubundi cyari cyakabye ibitero gisa naho iyi mission bari bayiteguye ku rwego rudasanzwe ndetse ariko kugira ngo ize kuba inyayo cyangwa se baze kwitsinda ni ibintu bitaje koroha na gatoya. Icyitwa kwisubiranamo hagati cyitwa Wazalendo cyo gikomeje kugenda gisa naho gikomeje kwiyongera umunsi ku munsi, nyuma yuko aba Wazalendo badeployinzwe mu misozi nka Mabukuma hano Modiba no mu misozi yegereye Vunyondo, mu misozi hano za Mawombi, mu misozi hano za Ngundi, mu misozi yegereye hano za Kasege no mu misozi ya Kivira Makusa, kugira ngo bagerageze kwacunga umutekano, ariko ibi bikomeje kugenda biba bibi cyane kuko aba Wazalendo bakomeje kugenda bisubiranamo cyane. Aba n'aba Wazalendo rero bakomeje kwisubiranamo cyane kuko akenshi barashinzwa cyangwa se abakomeje kwataka bagenzi babo barashinze bagenzi babo ngo ko bamwe bakomeje kugenda bagira gutya bagashyigikirwa cyangwa se bagashyirwa ku ibere na bamwe mu bayobozi ba kino gihugu cyangwa se bamwe mu basirikare ba kino gihugu, bamwe abandi rero bakirengagizwa. Akaba ariyo mpamvu n'ubundi bikomeje guteza amakimbirane akomeye, ni ishyari rikomeye aba Wazalendo bakomeje kugirirana, aho abaturuka hano i Butembo b'abandandi abakomeje kuvuga bati rwose twebwe ntago dushobora gufatanya n'aba Wazalendo bakomoka i Masisi cyangwa se n'aba Wazalendo bakomoka hariya muri Rushuru, baba bose n'ubundi ngo nabavuga ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa higanjemo abavuga ururimi rw'ikinyarwanda, kandi nabo turi guhangana nabo baravuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ukabona yuko ari ibintu bikomeje kugenda bigorana cyane kandi bikomeje kuba ikibazo ku rwego ruri hejuru. Ibi nibyo binahurizwamo hamwe n'icyitwa FDLR nayo ikomeje kugenda iterwaho impaka nyinshi na bamwe mu basirikare ba kino gihugu ndetse n'abanyepolitike, bibaza ese FDLR turayisenya, bibaza se FDLR turakorana nayo. Ibi byose bikaba bikomeje kugenda biba icyitwa impaka kandi uko zikomeza kugenda ziterwa ari nako ko bikomeza kugenda biba ikibazo gikomeye ku ruhande rwa buno butegetsi bwa Kisekedi Shirombo bukomeje kurangwaho n'icyitwa ingengabitekerezo iganisha ku cyitwa jenoside ndetse n'ubutegetsi bubi buganisha ku macakubiri. Nyamuneka ibi byose urabona yuko birakomeye cyane. Imisozi ya hano za Rushuru itandukanye M23 ikomeje kugenda ihatambuka ihegereza icyitwa imbaraga zidasanzwe mu rwego rwo kugira ngo irebe yuko yakwirwanaho. Nyamuneka ni M23 mu misozi
yegereye hariya ku mupaka wa Ishasha bakomeje gushyira abasirikare ndetse na AFC polisi kugira ngo n'ubundi bagerageze gucunga cyangwa se no kwegereza abasirikare kiriya cyaga cya Edouard, ku buryo n'umusada wa M23 uzajya uturukamo ibiriya bice uzajya ucishwa mu bice by'amazi hano kuri Edouard bakawujyana hariya muri parike ya Virunga. Ibikomeje kugenda bigaragara rero nshuti muvandimwe, ni intambara karundura itoroshye mu kino gihugu cya Congo. Reka mbonereho no kubifuriza kumererwa neza nshuti banywanyi bacu, tuba tugarutse n'icyitwa updates n'amakuru adasanzwe utasanga ahandi. Jya wibuka kwikorera subscribe, like, share and comments, maze ubundi natwe tugerageze rwose kukutohoreza amakuru akomeje kugaragara muri kino gihugu, aho twitabaza bamwe mu basirikare babarizwa muri M23 ndetse n'abari hafi cyane n'igisirikare cya Congo FARDC, maze ubundi cyitwa operasiyo